Numva ijwi rivugira mu ijuru rimbwira riti andika uti uhereye none hahirwa abapfa bapfira mu mwami wacu. Umwuka nawe aravuga ati ye ngo baruhuke imihati yabo kuko imirimo yabo ijyanye nabo ibakurikiye. Ni inkuru y'akababaro, ni inkuru iteye agahinda y'urupfu rwa Esiteri. Bivugwa ko yamaze gutabaruka azize urupfu navuga ko rutunguranye cyane, urupfu rwaturutse ku mpanuka yabaye yo kwitura hasi, aho bivugwa ko yanyereye muri dushe hanyuma agahita ko yitaba Imana. Ni dushe zo mu nzu, ngira ngo murazizi, dushe zo mu nzu za VIP nyine, niho yari arimo gukaraba nk'ibisanzwe, hanyuma biza kurangira anyereye yitura hasi. Murumva ko ari inkuru ibabaje cyane. Reka dutangire twihanganisha umuryango wa Esiteri, tubabwire ngo bagire gukomera kubwo kubura umwana wabo. Mu by'ukuri biragoye kubona amagambo umuntu yavugamo yihanganisha uyu muryango. Hari urupfu ruza rukaza mu by'ukuri rutunguranye ku buryo bukomeye, utabanje kurwaza umuntu wawe ngo uvuge ngo wenda yabonye umwanya wo kuganira namwe, utabanje kumuba hafi ngo umwiteho ngo wenda byanga ariko wagerageje. Urwo ruba ari urupfu mu by'ukuri navuga ko ruteye ubwoba, ruza rutunguranye muri ubwo buryo. Umuntu ntiyabona icyo kuvuga kindi uretse kuvuga ngo Imana ibakomeze, Imana nibakomeze. Ntabwo ari rimwe si kabiri twumvise inkuru z'abantu banyereye muri dushe bikaza kubaviramo urupfu. Hari benshi bagiye batandukanye twagiye twumva umuntu akaba ari muri dushe arimo gukaraba ariko akanyerera. Ziriya dushe rero zo mu nzu uburyo ziba zimeze, hari ukuntu cyane ko nyine aba ari amakaro, nyinshi ziba ari amakaro rwose murabizi. Hari ukuntu rero umuntu asoza nko gukaraba, wenda isabune ikaba agasabune kakaba kaguye hasi, cyangwa se hari amazi umuntu aba yakarabye akaba atahise ko anyura mu mwanya wabugenewe agasa nk'areka hejuru. Kubera ko haba harimo isabune rero hari ukuntu unyereramo ukaba wakwitura hasi. Ntange byigeze bimbaho ariko Imana iramfasha icyo gihe. Ariko kunyerera muri dushe mw'abantu mwe kugira ngo uharokoke biba bigoye. Hari n'umumama nzi, hari umubyeyi nzi wanyereye muri dushe asa nk'ugiye muri koma ndetse ayimaramo iminsi, hanyuma mu kuvamo rero yavuyemo yabaye pararize, uruhande rwose rwapfuye rudakora na bugingo n'ubu. Murumva ko mu by'ukuri dushe zo mu nzu ni ukujya abantu bazitondera mu gihe umuntu ari gukaraba, mu gihe ashoje gukaraba akitonda akagenda yigengesereye, kubera ko hari ukuntu umuntu isabune ishobora kuba yafashe hasi cyangwa se yaguye hasi, cyangwa amazi y'urufuro yamaze koga akaba atahise amanuka mu mwobo anyuramo amanuka, akaba yateza iyo agisida mu by'ukuri. Rero ni ubwo buryo bivugwa ko Esiteri yapfuyemo aguye muri dushe. Birumvikana ko ari agahinda gakomeye cyane mu by'ukuri. Ni ukumwifuriza iruhuko ridashira. Ubwo niko Imana iba yabishatse, iba yabonye ko igihe cye cyo kuva kuri iyi si kigeze. Bibiliya yavuze ngo umubiri wanjye numara kubora nzareba Imana afite undi mubiri. Ayo ni amagambo Yobu yavuze. Aravuga ngo umutima wanjye umarwa n'urukumbuzi, aravuga ngo amaso yanjye azamureba saa yundi. Bivuze ngo iyo umuntu avuye mu isi yarakoreye Imana, yarakoze imirimo myiza y'urukundo, imirimo yakoze akiranuka, uko biri kose ni nayo imuherekeza nk'uko ibyahishuwe byatubwiye. Yavuze ngo Yohana yandika aya magambo mu gitabo cy'ibyahishuwe, aravuga ati numva ijwi rivugira mu ijuru rimbwira riti andika uti uhereye none hahirwa abapfa bapfira mu mwami. Gupfira mu mwami ni uguhirwa, ni amahirwe akomeye. Umuntu ashobora gutekereza akavuga ngo ko umuntu nyine aba apfuye amahirwe arimo avuye hehe kandi umuntu deja yamaze gupfa. Ariko Yohana we yaranditse aravuga ngo hahirwa abapfa bapfira mu mwami. Gupfira mu mwami rero
ntabwo ari ibintu umuntu yafata uko yiboneye, ni amahirwe akomeye. Hahirwa abapfa bapfira mu mwami. Umwuka nawe aravuga ati ye baruhuke imiruho n'imihate, kuko imirimo yabo ijyanye nabo ibakurikiye. Imirimo dukora turi mu isi tukayikorana urukundo, tukayikora neza, iyo niyo izaduherekeza. kandi nyine ibi bitwereka ko mu isi atari iwacu. Habaye ari iwacu twakahagumye, nta muntu wakagombye kuva muri iyi si ngo apfe agende. Ariko ikimenyetso kigaragaza ko turi mu icumbi ni uko igihe kigera Imana ikisubiza umwuka wayo. Hari umuntu ushobora kwibaza ngo ariko ibi bintu biba Imana iba yabishatse? Si Imana yemera ko umuntu apfa ari umwana? Imana yemera ko umuntu apfa akiri muto, atarashaka, atarabyara? Imana irabyemera rwose, kuko nta kintu na kimwe gishobora kuba ku kiremwa cy'Imana Imana itabigizemo uruhare. Ntabwo bishoboka. Murabyibuka Yobu ageragezwa na Satani. Imana yabajije Satani atuvuye hehe? Arasubiza ati mvuye mu isi kuyizereramo. Imana iramubaza ngo none se wabonye umugaragu wanjye Yobu ukuntu anyiranukira? Hanyuma Satani aravuga ati namubonye, ariko nta cyatuma adakiranuka, kubera ko wamuhaye byose. Wamuhaye abana beza, umuha amatungo n'ubutunzi, nta cyatuma atagukiranukira. Imana iramubwira ati ibyo byose ndabiguhaye, ugende ubikoreho ubimwake, ariko icyo utari buhabwe ni ubugingo bwe. Imana ijya yemera kugutanga mu maboko ya Satani kugira ngo irebe kwizera kwawe, ndetse irebe n'ikigero cy'urukundo ukunda Imana. Imana ijya yemera ko umuntu wayo ageragezwa, Imana ikabyemera ikagutanga, ariko Imana icyo ikora ni ukurinda ubugingo bwawe. Rero mu by'ukuri ikintu cyose kiba ku muntu Imana yaremye, Imana ibikizi. Ntabwo Imana itungurwa nk'uko abantu batungurwa. Twebwe turatungurwa, ibintu bikatubaho tugatekereza ko Imana yatwanze. Ntabwo Imana rero ijya yibeshya mu byo ikora byose, nta na rimwe Imana yibeshya nk'uko abantu twibeshya. Ngayo nguko rero Imana yakire uyu mushiki wacu, imutuza heza kandi imuhe iruhuko ridashira. Hanyuma n'abandi bose bagize ibyago badukurikiraniye hirya no hino, reka tubabwire ngo mugere gukomera kandi mwihangane. Mwese niko bigenda, dufashe igihe mu ntambara, ndetse duhura n'ibibazo bigiye bitandukanye n'ibigeragezo mu buryo butari bumwe, ariko Imana y'amahoro ibagirire neza kandi bakomeze. Abagize ibyago, abarwaye bari hirya no hino mu bitaro bigiye bitandukanye, bafite indwara zikomeye, ababuze ubushobozi bwo kwivuza, abo kwa muganga byanze bakavuga ngo mugende mutegereze Imana ikizakora, nyamara Imana iri hejuru ya byose kandi abagarukaho ibintu bikagenda neza. Reka ngusabe wibuke gukora subscribe kuri channel yacu kugira ngo inkuru n'ibiganiro byacu bikomeze bikugerereho igihe. Nshimira buri muntu wese ufata umwanya we agakurikirana inkuru n'ibiganiro byacu. Ni umugisha ukomeye cyane kubwo kwicara ukavuga utereka nkurikirane ibiganiro bya Gospel Talk 250. Rwose ni umugisha ukomeye cyane. Imana ijye ibaha umugisha, kandi ibitekerezo byanyu nabyo tuba tubikeneye, kutwandikira comment, ugakanda like, ndetse ibintu byose bikarushaho kugenda neza. Bifurije rero kuzagira icyumweru cyiza dutangiye uyu munsi, kizabe icyumweru cy'umugisha, kandi muzabonemo ibyiza byose biva ku Mana. Imana ikomeze ibagirire neza.